Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu yatumye hajyaho umunsi mpuzamahanga wahariwe amashyamba ku isi, tunarebera hamwe uko kurengera amashyamba hano mu Rwanda bihagaze ndetse no ku isi yose muri rusange. Njyewe nitwa Manzi Claude, mbahaye ikaze. Amashyamba atuma duhumeka umwuka mwiza, tugakuramo imiti tuvura, ikavura amatungo yacu, akaduha imvura ndetse n'ibindi biremwa ku isi. Kuva rurema yaduhanga yagize umwanzi ukomeye cyane ari we muntu, ariko kandi nyuma y'aho umuntu abonye ko kuyangiza ari ukwihemukira, yaje kuyaha agaciro, atuma hajyaho umunsi umwe mu minsi igize umwaka mu rwego rwo kuyarengera. Mu mwaka w'1971 mu kwezi k'Ugushyingo nibwo abagize guverinoma mu bihugu bitandukanye bari mu nama yari yateguwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi FAO. Nibwo bicaye batora itegeko ko hatangizwa umunsi mpuzamahanga w'amashyamba. Uwo munsi ukazajya uba tariki 21 Werurwe buri mwaka. Gusa kugira ngo ibi bishyirwe mu bikorwa byasabye imyaka 41 kugira ngo uyu munsi utangire kubahirizwa, kuko watangiye kubahirizwa mu mwaka wa 2012 tariki 28 Ugushyingo ku rwego mpuzamahanga, kuko wasangaga mbere guhera mu mwaka wa 2007 wubahirizwa n'ibihugu bimwe na bimwe habayeho inama mpuzamahanga yita ku kubungabunga akayungirizo k'izuba. Ibi byashyizwe mu bikorwa nyuma y'aho abahanga mu bumenyi cyangwa se siyansi bahuriye muri kaminuza ya Oxford mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka wa 2007 bahujwe n'inama yigaga ku buryo hashyirwaho gahunda ihamye yo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, carbon emissions, maze babona ko nta kindi cyatanga ibisubizo birambye uretse kuba abahanga bahagurukira kubwira amahanga yose binyuze mu bagize akanama gashinzwe kurengera akayungirizo k'izuba. Hashyirwaho ingamba zihamye zo kugabanya isohoka ry'imyuka yangiza ikirere, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Ibi rero byajyaga bikorwa n'ako kanama gusa. Guhera mu mwaka wa 2007 tariki ya 8 Ugushyingo muri uwo mwaka iba i Bali muri Indonesia. Mu gutangiza uwo mwaka ku mugaragaro, nuko abantu batandukanye harimo abahanga mu bumenyi ndetse n'abagize guverinoma batandukanye, maze bavuga ko umunsi nk'uyu ukwiye gushyirwaho bitewe n'uko hakomeje kuba iyangirika ry'akayungirizo k'izuba cyane. Maze nyuma yaho nibwo byaje gushyirwa mu bikorwa mpuzamahanga. Guhera mu mwaka wa 2012 buri gihugu ku isi kiyemeza kujya gishyiraho umunsi nk'uyu mu rwego rwo kurengera amashyamba muri rusange. Kuki amahanga yahagurukiye kurengera amashyamba? Iyi ni impamvu buri muntu wese yibaza, ariko kandi twabivuga muri aya magambo: kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, hirindwa itemwa ry'amashyamba, hongerwa ubushobozi bwayo mu gutunga ibindi binyabuzima biba muri yo. Ibi ni kimwe mu bigize impamvu zatumye umuryango mpuzamahanga uhagurukira ikibazo cy'iyangiza amashyamba muri rusange, kuko wabonaga ko mbere amahanga atashyiraga imbaraga mu kuyarengera. Ikindi kandi ukabona ko n'iyangirika ry'akayungirizo k'izuba riterwa n'ibyuka bihumanya ikirere bigenda byiyongera muri rusange. Rero amahanga yakoze iki gikorwa nakwita icy'ubutwari mu kurengera amashyamba hagamijwe igabanya ry'iyangirika ry'akayungirizo k'izuba. Gusa ariko kandi nubwo bimeze bityo, haracyari ikibazo gikomeye cyane mu iyangiza ryayo, ndavuga amashyamba. Nkaho usanga hari ahakorwa icuruzwa ry'imbaho mu buryo bunyuranyije n'amategeko abigenga, nko mu bihugu bya Kongo, cyane cyane ku biti byitwa redwood ndetse na rosewood biba mu burasirazuba bwa Kongo, aho abashinzwe amashyamba n'ibidukikije muri icyo gihugu bahora bavuga ko ubu bwoko bw'ibiti usanga babutema ku rugero rwo hejuru cyane ugeranije n'ibindi biti, aho usanga hari abemera ko ibi biti bivura neza, ndetse kandi bakavuga ko kuba bifite imbere habyo hatukura usanga binatanga impumuro nziza. Rero ibi biti bakabyifashisha mu buvuzi gakondo, bizera ko ibi biti byifitemo ubushobozi bwinshi bwo kuvura. Ikibabaje nuko usanga byarabaye imari ihenze, mbese umuntu avuze ko biri mu nzira ry'icyendera ntiyaba abeshye, kuko usanga mu burasirazuba bwa Kongo aho usanga ubu bwoko bw'ibiti bugurishwa no mu bindi bihugu nka Tanzania, Zambia, mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu byo muri Aziya n'ahandi. Ubushakashatsi bugaragaza ko uyu mubumbe w'isi dutuye 30% by'ubutaka bwayo bugizwe n'amashyamba. 80% by'ibinyabuzima biri muri iyi si byose byibera mu mashyamba.
Ikindi kandi nuko hari inyungu dukuramo cyangwa se icyo bita ecosystem services, nkaho amashyamba duha umwuka mwiza duhumeka, atuma tugira ibyo kurya, ni hamwe kandi dukura imiti tuvura ikavura amatungo, azana imvura, dukuramo byinshi, mbese byinshi cyane nk'imbaho ndetse n'ibindi. Amashyamba kandi atuma habaho igabanuka ry'ibyuka byangiza ikirere, aho nibura miliyari 2 za toni ya carbon dioxide, imyuka yangiza ikirere, iburizwamo n'aya mashyamba. U Rwanda rufite intego yo kongera ubuso buteyeho amashyamba mu gihugu muri mwaka 2020 ku kigereranyo cya 30% by'ubuso bw'u Rwanda, hatabariwemo ibiyaga n'imigezi buzaba buteyeho amashyamba no kongera ibiti mu mirima ihingwa. Muri rusange abanyarwanda bose basabwa kurinda ibiti, kubibagarira ndetse no gusimbuza ibitarabashije gufata ngo bikure. Gusa ariko kandi nubwo ibi bihari mu Rwanda, haracyari ikibazo mu gusarura, nk'uko Bakundikize Dismas ushinzwe imicungire y'amashyamba mu Rwanda abigarukaho. Gusarura amashyamba ateze bituma y'amashyamba ahora yarashangashutse, bigatera isuri, bigatera ubukene, kuko ntashobora gusaruramo igiti yagurishamo inkingi y'amashanyarazi, agurisha ku mafaranga make kandi bikangiza ibidukikije. Bigira uruhererekane rw'ibibazo kuri bya binyabuzima bindi, no kuri bwa butaka, no kuri y'amazi, no kuri ya migezi. Abaturage ku bijyanye no kubungabunga amashyamba, turabasaba ko amashyamba yabo bayitaho, bakayaha agaciro, ariko bakayoboka n'iyi gahunda leta yatangiye yo kuba hashakishwa n'ibindi bikorwa byaba bikorwa mu gihe tugitegereje ko ishyamba rikura. Inyigo ku ibarura ry'amashyamba mu gihugu igaragaza ko amashyamba y'amaterano yangiritse, ndetse naho ari usanga atagitanga umusaruro uhagije. Kugira ngo iki kibazo gikemurwe, hashyizweho ingamba zirimo kongera imbaraga mu kubungabunga amashyamba yatewe, gushishikariza abaturage kurinda no gufata neza amashyamba birinda kuyasarura akiri mato, gufasha abaturage gutera amashyamba n'ibiti bivangwa n'imyaka, gushishikariza abikorera gushora imari mu gutera, gucunga ndetse no kubyaza umusaruro amashyamba, kwitabira gukoresha izindi ngufu nka gaze, biogaze ndetse n'ibindi mu guteka, no gukoresha amashyiga arondereza ibicanwa. Ibi byabyara igisubizo gihamye mu kubungabunga amashyamba hirindwa ibyuka bihumanya ikirere, nk'uko Dr Ange Manishimwe, impuguke akaba n'umushakashatsi mu kurengera urusobe rw'inyabuzima abigarukaho. Kuba ikirere gihinduka bibangamiye ubuzima bw'umuturage. Ubu n'ubu tuvugana nko mu Rwanda by'umwihariko, abaturage bacu barahinze bategereza imvura isa naho ari nkaho yabuze. Ubu ntabwo iri kugwa, ariko nk'uko tubisobanura ni ibintu by'uruhererekane babimaze imyaka, none rero ikirere kikagenda gihinduka ndetse n'ibihe bigahinduka bitewe n'uko abantu bagiye bangiza. Uburyo ni gushaka kuvuga rero ni ukuvuga ngo izo ngambi ziri kugenda zijyaho n'ubundi zigamije kugira ngo zirengere bwa burenganzira bw'umunyarwanda, bwa burenganzira bw'umuturarwanda, bwa burenganzira bw'abatuye ku isi, kubera ko bigaragara yuko ikirere cyamaze guhinduka cyane. Rero ingamba nyakubahwa Minisitiri w'Ibidukikije Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya yafashe cyane cyane zigamije kugira ngo abanyarwanda bumve ko hari ibigomba gukorwa kugira ngo cya kirere kitazakomeza guhinduka. Ubu ngubu hari ingaruka zamaze kubaho cyane cyane hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho usanga imvura ijya kugwa ikagwa ari nyinshi irengeje ikigero cyari gisanzwe. Hakaba n'igihe izuba iyo rigiye kuva rinava naryo rikamara igihe kinini cyane, ugasanga amapfa yateye. Ariko nacyagiye yambura abe nyinshi cyane, ugasanga imisozi yagiye ikunduka, abanyarwanda bagatangira kugenda babura ubuzima bitewe n'uko ikirere cyagiye gihinduka. Ikindi nanone nuko ubu hari indwara z'ibyorezo, harimo udusimba tugenda twangiza imyaka, tugenda tuza kubera ko ikirere cyahindutse. Rero iyo cyahindutse hari n'ibintu bishobora kuba byaza, tuvuge nk'urugero nka ziranda zagiye zitera inturusu. Ubu ngubu ubushakashatsi bwakomeje kugenda bukorwa, ariko kimwe mu bintu byagiye binatuma nanone zigenda zikura cyane nuko ikirere kigenda gihinduka, ugasanga ari ibinyabuzima byatutse mu bindi bihugu, bikaba bitewe nuko ikirere cyaho cyari kimeze ntacyo byari bitwaye, ariko byagira ahandi ubwo byahindutse noneho bigahita bihinduka ikibazo cyo kwita invasive alien species. Icyo ndi gushaka kuvuga no kuvuga ngo tumanze tubyumve neza, twumve ko icyo turi kugira ngo turengere ari abazadukomokaho. Gusa umuryango w'abibumbye ugaragaza impungenge zikomeye, aho bamwe muri twe tutita ku mumaro w'aya mashyamba maze tugahinduka abanzi bayo, tukayiraramo kayangiza. Abashakashatsi kandi bakomeza bavuga ko ihindagurika ry'ibihe ribaho nk'aho habaho izuba ry'igihe kirekire, ndetse n'ibindi byose biterwa n'iyangiza ry'aya mashyamba. Ikendera rya bimwe mu binyabuzima byose usanga riterwa n'iyangiza ry'aya mashyamba, aho usanga bamwe hirya no hino bayangiza, bayatema, bashaka aho bakorera ibikorwa nk'ubuhinzi, gutwika amakara ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko kandi ntitwabura kwishimira ko nibura uyu muryango w'abibumbye uvuga ko 50% ryangiza ry'amashyamba rigenda rigabanuka umwaka ku wundi bitewe n'ubuvugizi bugenda bukorwa, ngo nubwo hakiri urugendo rurerure.
ariko kandi kugira ngo ibi bitange ibisubizo birambye ku iyangirika ry'amashyamba nuko njye nawe tubigiramo uruhare tuyarengera.